Yes. Nizere ko mumeze neza mwese mukomeje gukurikira iyi channel yacu ariyo channel yanyu n'ibiganiro bikomeza guco twaba tuje muri kakanya kacu kano naho turebera hamwe amakuru yiriwe acacambuwa imbuga nkoranya mbaga kabisa ngiye inyana ko ifite umutwe kubaye heading n'umutwe w'amagambo yere kuri iyi nkuru rero ngo yago yasanze umwana ataruwe nguko kwa byisobanura kabisa urukundo rwabo rwari rumaze kuba intangarugero muri rubanda ariko byarangiye nabi bamaze gutandukana ngo abyivugira ni ibyacu kandi ariko uyu munsi ntabwo tukiri kumwe abantu benshi ubu ngubu nyine murimo muribaza impamvu ese yago waramwirukanye waramukubise waramutoteje hari umuntu w'inshuti yanjye ejo wanyoherereje uburwayi abamama bagira iyo bamaze kubyara ni depression. Ntabwo ngewe nigize nirukana umuntu nakundaga, nta nubwo namukubise kabisa. Ntibiba byoroshye habe ntaka na gato nk'uko da izo za nyashi n'inkira ni inama n'iki iyi mihanda yo ntibiba byoroshye kabisa habe naka na gato. Dukomeza n'amakuru yacu ya none aho tugaruka ku makuru yiriwe acaracara ku mbuga nkoranyambaga kandi Ivan Kagame nawe mu kibuga kabisa. Kapiteni Ivan Kagame muramubona mwigeze ryiza. Umuhungu wa Perezida Paul Kagame ni umwe mu bagize ikipe y'abasirikare barinda abayobozi bakuru b'ibihugu Republican Guard iri guhura na Military Police Brigade mu mukino wa kimwe cya kabiri cya Liberation Cup kabisa. Uramubona umuhungu nawe wabirewe n'akagezi. Indi nkuru kandi nuko umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ukuri uyu wa kane yatangaje ko igihugu cye cyakubise Leta Zunze Ubumwe za Amerika urushyi ruremereye ubwo cyarasaga ku kigo cy'ingabo zazo zirwanira mu kirere cya Wydad muri Qatar kabisa. Babarashe Iran ubona ko nta mikino ifite, ariko nabo basoje di babona da. Ubu se ni iki kibategereje ra? Ibihumbi 29 byagiye muri leta, akazi kakabona 1500. Aba bose bari bavuye kaminuza y'u Rwanda, bari bavuye Yerika, bari bavuye Nirake, bari bavuye ya Kigali. Niba bandi tubana bambaye mini jipe n'udupano tubafashe bajugunya amagofero hejuru bari yerega hari hose umuhari umuntu ahagera abona imiryango myinshi gifunguye. Entrepreneurship kwihangira imirimo bayihangiye mu mpapuro, bize management kandi bishyuye amafaranga bari bakeneye.